dusengera ni ibintu bikomeye cyane kuko bamaze kudufata twese nkaho turi kimwe kuko iyi mihanda bayiyobotse bwa mbere n'abantu bafite ibyabo byaje batabagura ariko Bibiliya bakanga kwirambika banga kwirambika kuko bayirishije kandi uzasanga bazi kwiyabonesha bazi kwigaragaza bazi kugaragaza ko aribo bantu ba mbere bavuga ukuri kandi bigasohora kandi niwitonda ukareba nta nubwo binasohora erega buri hari ikintu abantu batazi iyo ubuhanuzi busohotse barahanura guhanura kuko buri Imana ntijya yaka umuntu impano pe irakure kukazikoresha uko ubonye ariko ubuhanuzi busohotsemo hari umuntu n'umwe wakura ikintu muri toilette ngakirya oya Yes, reka tubashime tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe katubwira wese azubirengezo mu majyepfo amajyaruguru reka tubwire mu mujyi rwagati tubabwire ngo imigisha y'Imana nibabonekeho reka tubwire East Africa yose tubabwire ngo turabakunda tubahoza ku mutima hanyuma y'uburyo wanditseho comment iyo ko subscribe bidutera gukora cyane tukamenya ko natwe ibyo tubahereza mu bikurikirana katubwire diaspora tuzibwire ngo Imana ihira imigisha amaboko yanyu kandi kubwire ngo nawe utameze neza ahari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuka ihangane none nubwo urwaye ariko ejo wakira none hawe nubwo hagoye ariko ejo ni heza ihangane hanyuma rero nk'ibisanzwe twabwe turavuga ngo hano ni Kumanira Hari TV kora subscribe nayo irakenewe cyane cyane kugira ngo turusheho kugenda neza igihe cyose dusohoye ikintu cy'Imana cyangwa ikiganiro cyose gisohotse kiyoboka Imana kugira ngo kirebeho wunguke cyangwa hagira ikintu usobanukirwa iyi saa rero kuri kamera dufite umutumirwa umuntu w'Imana turakwakira umuntu w'Imana murakoze cyane Imana amahoro baho umugisha amen amina rero Kumanira Hari TV hari n'umwe twari kungutse hari mushuti twari kungutse umunsi none zarazi ko subscribe sitakoze izina ni karibo ubibwire amazina yanjye nitwa Pascal ibindi Imana iduhana umugisha cyangwa kubazi Yeremiya yego naho ngaho rwose ariko bamaze kuryibagirwa ntabwo baryibagirwa urumva ntari naza ku iyi mihanda yanyu abantu babaga bazi ko ari Yeremiya naho nacaga hose ariko nononje kuri kamera ndavuga se ninza mvuga ngo ni Yeremiya muvandimwe wanjye tuva indimwe ntarizi papa ntarizi aho sinza kandi uzacunge hari abantu benshi tumenya amazina yabo babafunze ariko ubundi akenshi bakoresha amazina atarayabo yego ariko kuba tutarimenye iryawe kuba tutamenya Pascal numva nta kibazo kubera yuko hari amagambo Yesu yavuze Yesu baje kumushakisha kiri umwana mutoya baravuga ngo sonanye kwa gushaka baravuga ngo data na mama nabumva amagambo y'Imana ubwo rero ku muheburayo yamenyere mizi cy'Imana ashatse kubwira ko ari umuhanuzi ugize ate ukomeye nyine birumvikana n'umuhanuzi ukomeye ariko singewe ko numva gakiza kanjye nashatse kukubaka ariko nge ntikantanye n'umuryango buriya ntubona Theo umuryango ni ikintu gikomeye cyane hari abantu benshi babigendera akagendera amavuta akagendera izina akagendera titre afite kuvuga ngo ndi pastori ndi reverend ndi bishop nda apotre ndi umuhanuzi ugasanga rimwe na rimwe n'umuryango we yarawiyambuye ntakeneye ngewe rero nkimara guhamagarwa nabwiye Imana ngo akagakiza umpaye yego ntikaba ko kuntanya n'inshuti n'abavandimwe ahubwo kaba ko kumpuza nabo hari abantu benshi batajya babyumva ariko birangira nabo babikoze kuko hari abantu twagiye dukunda kuganira muri uyu murimo bakambwira bati twebwe twataha n'ubukwe butari ubw'abantu duhuje imyemerere ati ntitwanabwicaramo tuzabutwerera gusa ariko uyu munsi bafata iya mbere bakajya gufashanya ntabwo Imana bayitinyisha abantu Imana ihuza abantu hariya rero Yesu yavuze ririya jambo aravuga ati umuryango wanjye cyangwa se abavandimwe banjye nabumva amagambo y'Imana nyine nicyo gihe yari arimo kandi wibuke ko yari Imana 100%. Naho nge ndi umuntu 100%. Ariko yarabyawe n'umuntu. Yabyawe n'umuntu ariko avuka mu buryo utamubaza ngo igisokuru cyawe nicyo kwande. Igisokuru cya Yesu nicyo mu ijuru. Aya. Nubwo abantu bari kumwanga. Yashoboraga kuza nk'indege
cyangwa nk'igisiga akaza akagwa hano muri iki gihugu. Yes. Kandi akabaho kandi nayo yarababaraga naho nk'abandi bababara. Nyine yarababaraga nk'uko abandi bababara, ariko ikikwereka ko atari umuntu. Abagore bararize na Mariya hari aravuga ngo nimwiririre muririre n'urubyaro rwanyu, bisobanuye ngo ntabwo ndi muri mwebwe rwose, ntawe mburiye nawe. Yesu rero ari abantu benshi bajya bamwigereranya urumva, ariko buriya Yesu yari Imana 100%, ahubwo yisanishije n'abantu kugira ngo abone umuntu. Yes, urakoze cyane. Karagaciyemo ku bakunzi bacu kugira ngo bamenye uyu munsi wa none tuguhamagaye nk'umuntu w'Imana. Dutangire dusenga cyangwa dusenge tumaze gusoza ikiganiro? Reka tubanza dusenge. Wasi tugasenga dusoje? Oya, buriya ntubona ko Bibiliya iravuga ngo nujya kuvuga ubanza ukaragira ururimi inshuro 7. Burya nta kindi bivuze. Banza ujya muri position yo kuvuga. Umenye ibintu ugiye kuvuga ufite ikintu kiguhagarariye, ndetse ubivuge ushize amanga. Yego. Uhamye ko ibyo bintu ugiye kuvuga ari ukuri. Niyo mpamvu rero twebwe nitubanza gusenga turaba dukoze iki kintu. Turaba duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka we kugira ngo babane natwe tutaza kuvangirwa. Kuko burya havangirwa wari ufite ibyiza, none hagahita avangirwamo ibibi. Ubwo rero nimba dufite ibyiza dushobora kuvangirwa n'ibibi. Hari abantu batajya bemera ko bavangirwa, yenda simbizi biraza no guca muri iki kiganiro, ariko no kuvangirwa kubaho. Reka dusenge Imana. Karibu. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'imbaraga, tugushimiye kuri Imana iri kumwe natwe. Ngaho rero bana natwe muri uyu mwanya, amagambo meza tugiye kuganira aba yubaka ntaba yo gusenya, kandi dusabiye umugisha bari kutwumva n'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dusabye nizeyemo, amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Mwari mumeze neza mu rugo n'umuryango? Imana Yesu araturinze. Amen. Umurimo w'Imana ugeze ubu ngubu? Umurimo w'Imana ahantu ugeze ubundi hagakwiye kuba haryoshye. Ati gute? Hari umuntu uri bubyumve antera amabuye bitewe nuko abona ko atakijya mu rusengero, atakibona umwanya wo kugenda ngahimbaze. Buriya umurimo w'Imana nugera ku rwego rwo kubwira abantu ngo aho uri hose wahamagara Imana ikakumva, aho nibwo umurimo buryoshye. Buriya hari ahantu nasomye muri Matayo haravuga ngo nubona ibibazo bikurembeje, jya mu nzu wawe wiherere, wiyirize 1, 2 cyangwa 3, kandi ni wiyiriza ntumere nka zandyarya ngo ugende ubibwira buri wese, ahubwo karaba mu maso wisige amavuta. Yego. Hanyuma ndagira ngo twinjire mu kiganiro none umunsi none ndagira ngo dukore ikiganiro ngubaza kugira n'abakunzi bacu basobanukirwe. Yego. Kujya mu rusengero ukijijwe, kujya mu rusengero udakijijwe ariko ukajyayo. Yego. Nutajya mu rusengero ariko akagerageza gukizwa, inyungu yabyo ni igihombo cyabyo ni ikihe? Ko wagiyeyo adakijijwe, inyungu yabyo ni iyihe? Ko utajya akijijwe, igihombo cyabyo ni ikihe? Ubundi by'ubwabyo kujya mu rusengero ni itegeko. Mwubahirize guterana kwera. Hariya rero tuba duteraniye hari inyungu nyinshi. Iyo uhageze wibagirwa ibibazo, kuko uri mu ruhame, uri mu bantu benshi, nta mwese muri kubwirizwa yenda ibyururutse umutima, muri guhimbaza Imana, muri kuvuga Imana, uri mu bantu benshi, mbese umera nk'uwagize icyo bita ambiance yindi y'ubuzima bwawe. Ikindi, mu nzu y'Imana hakura inshuti. Ikindi, umuntu ujya mu nzu y'Imana aba afite umubyeyi mu buryo bw'umwuka, kuko hari igihe usanga umuntu avuga ati ngenda akijijwe, kandi koko ugasanga nta byaha akora, ahubwo agira imirimo myiza. Ariko kubigira by'ubwabyo ni byiza cyane, ndetse abantu benshi bakwiye no kubyifuza. Ariko se nubigira udafite umubyeyi wo mu mwuka biragenda gute? Uzabyara ukeneye kubatirisha, uzapfa ukenere gushyingurwa. Hari imihango iba ku muntu ikorwa n'umutambyi wabisigiwe. Bivuze ngo aramutse uyu nguyu ukijijwe aramutse apfuye ariko nta dini afite asengeramo, ntiyajya mu ijuru? Yajya mu ijuru, ariko hari imihango ye yagenda nabi. Kuko Imana yijya kukujyana umuntu mu ijuru ntabwo igireba kuguterana cyangwa irebe ku mushumba wagushumbye, ahubwo Imana ireba ku kwemera kwawe n'ibyo wizeye.
ese nimba warayizeye nk'Imana yaremye ijuru n'isi ukayikorera mu kuri no mu mwuka, niki cyatuma Imana itakujyana mu ijuru? Ariko hari inkuru mbi iri buze gusigara imusozi y'uburyo imihango yawe yagenze. Yes, ku bakunzi bacu bakurikiranye ikiganiro cy'ubwashije twakoranye ubwo doretse gutumira ukemera kuza hano, yego, kandi umwe twavuze ngo Imana iguhereze umugisha. Amen. Ha kiganiro nakubajije umira ngo ugikwebye ndakureka, ariko none ngiye kukinjira none ngikubaze neza. Yego. Narakubenda kuvuga ngo umuhamagaro wawe wigira kuri ninde ubikora? Urambwira ngo ntawe. Ariko ntago ariko uko muteko nashaka kukubaza sikuba binsubije. Nangiye kubaza ngo mu muhamagaro wawe ese hari umuntu wigiyeho umuryango iwanyu? Oya, reka mbaho ukuri. Mu rugo iwacu navutse umubyeyi wanjye asenga, nkajya mbona barahazana abantu barwaye, hari nabo bazanaga mu ngobyi bagataha n'amaguru, abantu barabizi. Yego. Noneho ariko twaje kugira ibibazo mu gihugu byageze ku bantu benshi, biza kuba ngombwa ko tutandukana n'ababyeyi. Ababyeyi bakomereza mu kindi gihugu, urumva? Noneho bagarutse n'ubundi ari abakristo, ariko nabwo ntitwabanye nabo igihe kirekire. Noneho nanjye nahise ngira gute ngenda. Noneho mu kugenda kwanjye ahantu nageze ngiye gushaka imibereho, uretse ko ndahamya ko yari ukujya gushaka imibereho, kuko ku myaka nari mfite naho nari ngeze mu ishuri no mu rugo iwacu nta bibazo byari bihari byari gutuma ngenda, ahubwo yari umugambi w'Imana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo guhamagarwa kwanjye cyangwa se gukorera Imana kwanjye nta muntu n'umwe nigiyeho. Ahantu nakoraga ndi umukozi, ndi umushumba. Imana yantumyeho umuntu, umushumba w'itorero, umushumba uragira inka. Hari abantu baza ahantu hitwa ku Kabujyogoro, yego, hari n'abantu baza ahantu bita kuri Yorodani, hari abantu baza ahantu hitwa mu Bacuzi, abantu baza ahantu hitwa Kwisha. Niho hantu nabaga. Imana ifata umuhanuzi imukura hitwa mu Bushenge. Urumva nari nkiri umukatolike. Ubwo tuvuze Bushenge ni muri Nyamasheke, ababyumva ni Burengerazuba. Yego. Mu karere ka Rusizi cyangwa mu karere ka Nyamasheke? Mu karere ka Nyamasheke. Ka Nyamasheke, yego. Ariko none imutuma mu karere ka Rusizi. Wari uzi ko ari bwo bwa mbere numvise ko Imana ivuga. Ari nayo mpamvu ndi kubwira abantu ko Imana ivuga, kandi nkababwira ko Imana ikora, kandi nkababwira ko igihe bazumvira ibyo yababwiye aricyo gihe ari bwo bazabaho. Uwo muhanuzi yaraje, yari asanzwe azi muri urwo rugo ahagenda, ariko kuva nahagera yari atarahagera. Ahageze uwo yaje gusengera ntabwo Imana yamuhaye iyerekwa rye, ahubwo yamuhaye iyerekwa ryanjye. Aza kumpamagaza, nkagera mu kagoroba aranyicaza muri saro arampanurira. Yampaye ubuhanuzi buhita buza burinjira mu mutima kuva navuka, n'ubwa mbere numvise Imana ivuga. Sinari nzi ko umuntu ashobora kwerekwa, ariko noneho icyantunguye kinyereka ko yari isaha yanjye, yarabivuze bihita binjyamo biranyinjira. Hatagombeye inyigisho, hatagombeye agahato, hatagombeye kuncisha hirya no hino, yahise agusha ku ntego. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uvugana n'abahanuzi, ni wumva umuhanuzi ari kugutsindagiramo ibintu ku mbaraga, ntabwo yari Imana. Kuko uyu muhanuzi avuganye nawe, ibintu akubwiye bihita byinjira yari Imana ivuze. Arampanurira, amaze kumpanurira ambwira iby'urugendo rwanjye. N'uyu munsi ngendera ku buhanuzi bwe, ntushobora no kumva ibishyashya. Ibyo yambwiye nibyo nahagurukanye. Kuva yahava Imana yise nkura muri ako kazi, ihita impa akazi keza mu mujyi Kamembe. Yego. Imaze guheza akazi n'umuhamagaro watangiriye cyangwa? Imaze kumpa akazi naje kwibuka, nibuka ko Imana yavuganye nanjye ko ngomba guhindura imyemerere kugira ngo nanjye izampe kuri uwo mwuka wera. Yego. Nibwo nahise njya kwiga, njya gusaba, ninjye wagiye kubisaba kuri ADPR Paruwasi Kirabyo, umudugudu wa Mutara, hejuru ya Majerwa, abantu barahazi.
mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Naragiye ndiga, maze kwiga ngiye kubatizwa ntumira umuryango wanjye baraza, nabo ntibambangamira, kikwereka ko ari Imana yari yavuganye nanjye. Ubukwe burakorwa, ndabatizwa mu mazi menshi, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, kandi uhereye ako kanya nahise nakira umwuka we. Nari ngiye kubaza, uvuze ikintu cyiza cyane, icyo nagiye kubaza, ukimara kubatizwa n'uwahawe umwuka wera cyangwa byasabye kumusengera? Oya, njyewe natangiye kujya ndyama nkarota, naba ndi kugenda nkumva ijwi, ariko ntarabona imbaraga zo gusenga. Nza kugisha inama umukobwa witwa Jani wo ku Nkanka, yari umurokore cyane, simbizi nigeze kumva ko ashobora kuba yaranatabarutse, nimba kinahari nzabimenya, abantu bazambwira. Arambwira ati rero reka nkujyane, umuntu yameze gutyo akurira mu cyumba cy'amasengesho, anjyana mu cyumba cy'amasengesho ahitwa mu Batero. Ubwo rero najya gusengera ahitwa mu Batero, nkava mu Batero nkajya ahitwa mu Karnyogo munsi y'ikibuga cy'indege. Niho hantu none nagiye mbimenyeraho, none nanataha iwacu kuri gakondo nkajya gusengera ahantu hitwa kwa Kayibanda. Habaga icyumba cy'amasengesho, ndibaza yari umudiyakoni muri ADPR ya Muhewe. Nkagenda, icyo gihe hayoborwaga mu rubyiruko amasengesho yaho hayoborwaga n'uwitwa Desire. Ubwo urumva yo najya gusura iwacu, nasengeraga aho ngaho kwa Kayibanda, cyangwa se nkajya gusengera hitwa mu Kabande kwa Yubu. Sinibuka ukuntu icyo cyumba bakitaga. Noneho urumva ko narabikundaga, rero nagiye iwacu nababwira ati ngiye gusenga n'iwacu ntibambangamira, akambwira ati genda. Uretse ko mu nyuma naje kujya ngira ubuhanuzi, nkabuhanura nyine bo ntiba mu muryango ntibabasha kubwumva, ariko bwose bwarasohoye, barabizi. Ukimara kuza umunsi wuzuye umwuka wera bwa mbere uhanura, wumvaga bimeze bite cyangwa yaje ute? Ntabwo ngewe nigeze nuzura umwuka wera nk'uko abantu bawuzura. Hari ukuntu gucunguza, urabizi? Yaradusobanurira. Muri Abanyaruhengeri, kuko urumva ngiye narazengurutse iki gihugu cyose, Abanyaruhengeri babyita gucunguza. Hari ukuntu umuntu aba ari umunyempano ari ntoya, ariko hakaba hari umunyempano ushinzwe gutanga, kubyara, gutyaza umunyempano ntoya, akamufata. None igihe yuzuye umwuka wera akamukaraga, bose bakavuga mu ndimi, bikazarangira wa muntu nawe atangiye kugira gute, guhanura. Kuko impano barazibyara, ariko akaba neza original, Imana yihera umuntu. Nge rero ntabwo nuzuye umwuka wera ngo mvuge mu ndimi, ngo nikubita hasi ngo nikunenge. Ahubwo nagiye numva amajwi, nkanabona ibintu. Nkumva ijwi nkabona n'ibintu. Nkumva ijwi nkabona n'ibintu, ariko simbitahure kubera ubwana. Noneho biza kwa ngombwa wungisha inama, barambwira ngo ntiwakura, nta naho wagera udafite umubyeyi wo mu mwuka. Uzi ko umuhanuzi nubwo yamaze imyaka 10 ahanura 20 atagira umuntu w'umubyeyi wo mu mwuka mukuru, ukuze ku myaka, ukuze no mu buryo bw'agakiza, aravangirwa vuba. Igihe kiragera akajya akora mu izina rye. Nuko anjyana aho mu Batero, nkava mu Batero, mbese njya mu gikundi nyine cy'abahanuzi, cy'abavuga butumwa, cy'ibyumba by'amasengesho. Naje kuva yonza hano mu mujyi wa Kigali. Hano mu mujyi wa Kigali rero nta nubwo abantu baba bakundaga gusenga cyane mu byumba, wasangaga kenshi bikundira kujya ku misozi nka Gishiru, nka Gibyumba, nkajya hehe. Uruhengeri niho hantu bakundaga ubundi ibintu by'ibyumba. Niho hantu noneho nagiye ndavuga nti ndemeye. Hantu noneho wajyaga mu masengesho wari ufite ibiro 50, kubera kubikunda ukajya wiriza ubusa bikarangira usigaranye nk'ibiro 30, ariko mu mwuka ugasanga urimo. Hahandi wajyaga mu rugo rw'umuntu kumusengera, yaguha n'ibyo kurya, Imana itakubwira ngo birye, ntubirye. Hanyuma urumva ko wese utangira ivuga butumwa gutyo mu mujyi wa Kigali. Hanyuma turaza kubihuza gute no kugira ngo Imana kugira umuhanzi? Sasa rero ndi mu Ruhengeri ahitwa mu Byangabo. Twarasenze, abantu bazi icyumba cy'ahantu bitaga Nyirantarengwa, ku musore bitaga Cabugufi. Ubu hari n'itorero, hari itorero rinini. Abantu bazi kuri Karago munsi y'ikigo cya gisirikare cya Mukamira. Abantu aho hantu twasengeye amasengesho menshi. Igihe cyaje kugera naba nicaye gutya nkumva indirimbo iramanutse. Noneho igihe kimwe ndi mu Birunga,
mu Kinigi hejuru y'ahantu bita kuri Ndabanyurayo. yego Numva umuntu arandirimbiye n'ijwi rwose rirangira, mu ijuru baribaza uwakwitangira, bwoko bw'Imana muri iyi simbi, Yesu aravuga ati nabakunze kera, none ndagiye kubatabara. Noneho haza n'andi magambo ngo yaramanutse ngo aje kubitangira, baramukubita, baramwica, baramubamba, byose amagambo araza, numva melody iraje. Iyo ndirimbo ndibuka ko iyo ndirimbo ngiyikora, hari umuhungu w'iwacu witwa Yesuwa, we yari umwadeperi, yansanze mu Ruhengeri, indirimbo ndayimuhara yijyana. Shareka nkubwire, umukecuru wanjye dukomokaho nyogokuru yarayumvise ararira, aravuga ati niba umwana wanjye ashobora kuririmba indirimbo, ntaririmbe ya magambo agezweho, ntaririmbe bya bindi hari mu mwaka w'2011, ntaririmbe bya bindi, rwose umwana wanjye afite agakiza. naguciye mu ijambo, rero umaze kugira inshingano icyo gihe nari mfite umugore, njye nashatse kera, ndangije imyaka 14. yego nubatse. yego komeza. kuko njye nashatse 2010. yego hano nari ntuye hano ku Kimisagara. Nuko indirimbo kuva ubwo indirimbo zahise zitangira kumanuka, noneho ubushobozi bukaba buke, kuko urumva nari umunyamasengesho ariko nta kazi. N'akazi nabonaga niko nakuragaho ibyo kurya gusa, ntabona amafaranga yo kujya muri studio. Basi nuko impano y'ubuhanzi nayo yaje, biba yikubisemo. Noneho impano yo kwimikwa kwanjye byabereye byaje ndi i Burundi. Niba dukora ikiganiro gito turajye tugenda tubikomozaho. Naje kujya mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngi Burundi ngiye mu kazi, njyana n'umugore, njyana n'abana. Umaze kubyara? Yari mu mwaka wa 2013. yego wari umaze imyaka 3? Nari maze imyaka 3, kuko urumva twagiye dufite umwana umwe w'imyaka 2. Tugezeyo urumva twajyanye n'umwana umwe, tugezeyo tubyarira yundi, wa mukobwa wanjye witwa Fane, twamubyariye Bujumbura. Noneho mpageze nibwo noneho ka kazi nari ngiye gukora kaje kugeraho karahagarara gahagaze, mpita ntangira gukora umurimo w'Imana. Bwa mbere Imana yakoresheje abahanuzi 4 banterura mu ntebe nari nicayeho, bati nguyu ndamwimitse ndo Uwiteka Imana. Abantu badukurikira bari Burundi, abitwa ba Fisto, uwitwa Bishop Nyamwasaja, abitwa ba Batista, abitwa ba Diodone, bose abo ngabo bari abantu bakomeye mwaho ngaho barabirebaga. Imana iranyimika inkura mu mwanya w'abakristo basanzwe iranjyana inyicaza impande ya Bishop. Niho hantu kwimika kwanjye kwaziye, kandi nahakoze umurimo gihe kingana n'imyaka 2 n'igice. yego mu gihugu cy'u Burundi. Haza kuba ibibazo by'intambara, biba ngombwa ko abanyarwanda bagomba kuva. Nuko nagarutse, kandi aho nashyikiye ni hano Ikagugu, ni naho hantu nese ntangiza umurimo. Yes, twihuse. Ukimara kuva i Burundi urumva ko twavuze mu rugendo rwo kwivuga butumwa, ugihamagarwa, uvuka hose turahanyuze. Tunyuze n'uburyo wuzuye umwuka wera n'uburyo wabaye umuhanzi. Mu kuzana umugore ukimara kuvuga ngo ngiye gutangira gutetanza n'umugore, ni nk'ibiki byakugoye mu buzima? Nta kintu cyangoye, kuko mu byo wa muhanuzi yampanuriye yambwiye ko nta mugore wanjye uri mwiriya ntara hariya mwakara akarere. Yaramwe ati mu cyahoze ari Cyangugu nta mugore wawe urimo. Donc kuza nkagera i Kigali ngahita mpura n'umwana. Yego nibyo nashaka kugira ngo twumvishe noneho kandi nawe akaza tukimenyana, nawe agahita bumuhanuzi ucanye ku jisho. Nahise mbese byahise biba confirm. Yego ndagira ngo uduhurize uburyo wagiye gutereta Imana yavuganye nawe cyangwa
ntabwo njye naterese Eh. no umva Imana aragutereteye se? Imana aragutereteye? Imana yantereteye mu buryo harya uburyo buziguye n'uburyo butaziguye ntibitandukanye. Biratandukanye. Ubwo yantereteye tuvuge ko yantereteye mu buryo buziguye ahari. Uburyo buziguye n'uburyo butagaragara. Uburyo buziguye ni nko kukunyuza ahantu ariko stili icyo wari ukeneye ukakigeraho. Nkakigeraho. Yego. Ni nk'uko uko byagenze kuko njyewe umugore wanjye tumenyana hari umugore yari umugore nyine w'umuntu w'inshuti yanjye ararwara maze kurwara akajya ambwira ati ntujye ujya mu dukobwa twose ubonye ati mbona udukobwa tukwirebesha ati kandi ngewe nzaguhuza n'umuntu noneho we aje kurwaza mukuru we hari umugore w'umusirikare twari duturanye akajya ambwira ati ibyo wakora byose uriya mukobwa ati dore n'ikimenyimenyi murasa ati uriya mukobwa niwe wawe umugore najyaga najya gusenga ariko nimba yabaga ari guhanura ntabwo mbizi byaje kurangira biciye mu bibazo byinshi biciye mu nzira nyinshi zigoye mu ntambara zigoye ariko Imana ingeza ku isezerano ryanjye nawe mugeza ku isezerano. Aho ndi wavuze nk'aba babyeyi bacu bakera batereterwaga nawe ko barateretewe? Nta muntu wantereteye kuko nawe wundi wambwiraga gutyo wa wundi yaje kumurwaza atagishobora kuvuga yaje no kwitaba Imana atambwe ngo n'uyu ariko ibintu biri mu Imana birikonegita sinakubwiye ko y'Imana ivuganye nawe bitagombera inkuba ngo zikubite. Yego ko rimwe na rimwe iyo ugiye gutereta ngo kenshi na kenshi kumva ari ubumwe abantu batanga basenga ngura challenge nyinshi y'umuryango ugiye gushakamo yo nta kintu na kimwe ushingiyeho urumva ko nawe ujya gushaka bisa ko nta kintu warushingiyeho. Njyewe nta kintu na kimwe nari nshingiyeho gusa nari mfite amafaranga njye natangiye gukorera amafaranga kera nari mfite amafaranga kandi urumva nari umutekinisiye muri boulangerie urumva rero nta kintu na kimwe byigeze bishingiraho kuvuga ngo nabanje kujya kubaza Imana reka nkubwize ukuri uwawe yaje ntibigombera kujya kubaza Imana. Famiye yo kwasobwe babyumva gute? Barabyumva ko babanje kutabyumva birumvikana ntabwo wapfa kuvuga ngo ugiye guhita ushingira umwana wawe ahantu mu biki hari ibyo ugenderaho hari ibyo ugenderaho njya nibuka ko ureba ukuntu byari bishyushye nahamagaye papa musaba ko yaza tukajya kwa data bukwe namuhamagaye nk'uyu munsi ejo saa 5 yarageze mu mujyi wa Kigali kandi tugomba urumva ntabwo twari gukura abantu Cyangugu ngo tubone ubwo bushobozi tugomba guhita dushaka abandi bantu hano mu mujyi wa Kigali urumva kugira ngo bamuherekeze urumva ko rero ni ibintu bundi Imana yikoreye rwose uragira ngo ni ibintu Imana yikoreye. Hari igihe tuzatanga ubuhamya bwiza burambuye kuko burya hari abantu benshi bajya babeshya nshuti yanjye bakaza bakabeshya rimwe bamwe bakibeshyera nibibi ngo kugira ngo twumve ko ngo ibyabo byavuye kure. Reka nkubwize ukuri ibintu byanjye uretse ikibazo cy'uko Satani yandwanije ariko ibintu byanjye nta kibazo. Yego hanyuma ni ya mitego ya Satani. Hanyuma turinjira mu ishusho y'uburyo yagiye gushaka umwana w'umukobwa mwana w'umukobwa yibereye Kigali kujya iwabo ni ngo ukoza kuri tapandigo byoroshye ukavuga ati nawe umuvantara ujya kumubwira yuko iwanya ni mu karere k'Iburengerazuba yumvaga ari buzajyeyo iyo umukobwa yagukunze ese wabanje kujya kumwereka ababyeyi cyangwa wabanje kujya kureka iwanyu? Naramumanukanye narabanje ndamumanukana noneho arahagera arahabona urumva ndagira ngo nawe urahaza urabizi ko umudugudu dutuyemo noneho muri iyo myaka yabaga ari umudugudu ushyushye urimo amabotike ashyushye hari udupanosoriye nk'utugo nka tungahe uzi ko twajyaga kuvumba ahantu sima kuyicaraho gusa ariko buriya urukundo ruri mu Imana ntabwo bisaba gutera imitoma. Yego ntabwo ndibuze kujya kure y'ibyo ngibyo uvuze ndahazi narahageze n'iwanyu sinabakene ko muteri ariko ukimara kumugezayo n'uburyo yavuye mu modoka agafata umwanya munini wo kugenda n'amaguru ntabwo wavuze ngo ashobora kunyanga? Oya
yarankundaga cyane kandi nanjye mukunda, n'urukundo rwacu rwarateye benshi ishyari. Ubwo nimvuga gutyo uhite utekereza umuntu wagize ishyari ibyo akora, hazamo gutega imitego, hazamo kubeshya. Njya nibuka hari umuntu wafashe urugendo ajyayo, ajya kubwira umukunzi wanjye ngo mfite abana mu gasozi, agira ngo abwice mpaka kugira ngo abyice birangire ntibibe bikibara. Ngo mfite abana mu gasozi. Arazinduka rwose umuntu w'umusore, ndetse kandi wo muri famiye, ndetse kandi buriya ni mubyara wanjye. ngo mubyara wawe muravugana? Turavugana. Aragenda ati buriya kariya gasore iwabo ni kure, afite abana hanze, kandi ni ibinyoma, ariko bo ntibigeze babyemera. N'umugore ntiyabyemeye. Umugore wanjye buriya yarasengaga cyane, yigiriza ubusa. Hari n'igihe yazaga kunsura nkamubwira ati se wafashe agafanta toya, ndi mu masengesho. Hanyuma nyuma yaho, nyuma y'uko urumva nyuma y'urugendo ntabavuze ngo ntimuzarwubaka? Yo baravuze baravuze baravuga. Ubundi igihe kimwe nzabahereza ubuhamya neza, noneho mbereke n'ibimenyetso, muzasanga ubundi Imana ipfa kuba yaravuganye nawe gusa. Ngewe ndi hano mbwira abantu ngo nimba Imana yaravuganye nawe, umuhanuzi ntagushyireho agahato, ukumva ibintu birinjira muri wowe nibyo by'ukuri, nawe wundi uzakomeza kugutsindagira, ntabwo ibyo bintu bivuye ku Mana. Tewo ukuri kuzima ijwi ry'Imana iyo ryaje ntiwarikwepa. Iyo ari Imana ivuganye nawe ntibikunda. Nako nta muntu n'umwe wavuga ngo ntibikunda, apfa kuba ari Imana yavuganye nawe. Yakubwiye hoya ni hoya nyine. Hari abantu benshi bagiye bakundana urukundo ruremereye, ariko urugo rwabo ntirumare umwaka, ntirumare n'imyaka 2, ariko umuntu wavuganye n'Imana, nubwo wagera igihe cyo kutumvikana n'uwo mwashakanye, ntabwo urugo rwawe rusenyuka. Aba ari bya bigeragezo nyine abantu bose bagomba guhura nabyo. Buruzi ko ingo z'iki gihe nyinshi zubakwa Imana itavuze, ahubwo iza kera yabaga yavuze. Kuko kera wajya ukubona ukabona urugo rwahuye n'ibibazo byinshi biremereye, ariko umugore ntahambire ngo agende, n'umugabo ntahambire ngo agende. Ariko ubu ngubu hari nabo ujya kumva ngo batanye kubera ko ngo yabonye ngo bashakanye ngo yaramukanyije n'undi muntu, ngo cyangwa ngo mu rugo rurimo inzara ngo ndagiye. Urugo Imana yubatse munyura mu bikomeye ntirusenyuke. Tugiriwe amahirwe niwe muvuga butumwa, ntarumva andi makuru yandi, ndumva bagiye gusimbuka imikingo. Oya ngewe ntabwo ni iby'inkunda rubyino. Erega buriya Tewo reka nkubwize ukuri, utazi yava ntamenye yajya. Umuntu wavuze iri jambo no muhanga cyane, kandi burya kabi karimenya, sibyo? Nimba hari abantu benshi bafite umwanya wo gusimbuka imikingo n'ibipangu by'abantu, twebwe noneho uwo mwanya wacu no gutekereza uko tugomba kubaho. Yego. Hanyuma nibyo nangiye kwikirizaho, nk'umuvuga butumwa ujya kubaka urugo rwa mugenzi we rwarasenyutse, nkaya pasiteri ubivuga iki? Urakoze cyane. Yewe tunangana ku musozo da rwose abantu batagira tukubwiye ngira ngo tugisozezeho dusoze. Noneho ngira ngo mbabwize ukuri, ubabara babare. Niba uri umuhanuzi wasenye urugo nta buhanuzi bwawe, niba uri umuhanuzi udatanga amahoro mu rugo iwawe nta buhanuzi bwawe. Waba uri umuhanuzi, waba uri umuhanuzi kazi, ese ni gute umuntu wasenye urugo, urugo rwaramunaniye, gutanga amahoro mu rugo rwe byaranze, ndetse rwarasenyutse, bamwe barangaye. Uyu munsi woraza kubaka ingo za bagenzi bawe gute? Ariko se Tewo reka tuganire, guhinga umurima wawe birakunaniye, ugiye guhinga uw'abandi ko kurawukuramwo urwiri uraruvanayo? Impamvu nari ngubaje gutyo no kubona bavuga bamwe na bamwe barasa. Ese niba umuntu ari guhanura, akaba ari guhanura ari umusambanyi, ahanura abe barara barira birirwa barira, ibyo bintu biri kumuvamo biri kuva muri toilette, niyo mpamvu bidashobora gusohora. Ubwo ushatse kuvuga ko bameze nk'abandi babwiye Yesu ngo twirukanye abadayimoni. Yego. Ati baratwumvira. Yego. Yesu aravuga ngo nimwishimire ko mwirukanye abadayimoni, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nicyo kikwereka ko wakwirukana abadayimoni ariko urarana nabo. Wakubaka ingo z'abandi ariko urwaye rwarasenyutse.
wakwambika abandi nyamara wowe wambaye ubusa, wabwira abandi kwanga icyaha kandi wowe uri umunyabyaha. Bisobanuye iki? Ibyo bintu uri kuvuga ni imfabusa, cyokoze bishobora gufasha abo bantu kuko babyumvise, ariko nibamenya imico yawe bazahita bagwa, kandi nawe nta mumaro bizakugirira imbere y'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo uwifuje kuba umwepiskopi cyangwa uwifuje kuba umudiyakoni ni umurimo mwiza, ariko aba ari umugabo ufite umugore umwe, adakunda impiya, adakunda ibiyobyabwenge, atanywa ibisindisha. Niko yanditse. Urumva ni gute wowe uzaza kwikarakasa uvuge ngo uri umuhanuzi, umugabo wawe arararira, umugore wawe arararira, ndetse n'abana ugenda ubabyara hirya no hino ku gasozi? Abo rero ntabwo ari abahanuzi, nge simbemera, n'ikimenyimenyi ntibajya bampanura, n'ubuhanuzi bwabo sinabwemera. bivuze ngo we ntabwo byemera, ntabwo byemera, ntiwanabinteramo. Abamaze kujya inenge, iyo umuntu ari umuhanuzi urugo rugasenyuka, itorero riramuhagarika. Iyo rimuhagaritse rero ahita ayoboka ya madini akeneye kwiyubaka, atagendera ku gakiza nyirizina. Noneho niho ujya kumva ngo hari umuhanuzi wateye abantu inda. Kubera iki? Mu itorero rye rigendera ku mahame y'iyobokamana nyakuri y'umwuka wera, baramutaramuye, bamwirukanye. Abinzererezi nibo bantu banadukuje ku mugati, ubu kubona ituro, kubona umuntu. Yes, reka tugane ku musozo. Basi ikibazo kimwe cyonyine gusa, tugane ku musozo dusoza ikiganiro. Hanyuma niye mpamvu tubona abapasteri bamwe na bamwe bagiye basengerwa insengero cyangwa bagiye bafungirwa insengero zitujuje ibisabwa, kandi koko byari kure kugira ngo zifungwe, nubwo hashize kwa kivuzo cyo kiganiro, hanyuma batifuza kujya guterana mu zindi nsengero, ahubwo birirwa bakatakata no ku cyumweru kure bakatakata. Uzi impamvu yabyo se? Ubundi amadini yari yarabaye nk'uturiba. Urabona ko Eliya yari afite akariba nyweraho kitwaga Ikereti, ku buryo n'Imana yamubwiye ngo nikanakama iserufate hari y'iki akane, hari y'ubundi butabazi. Noneho rero aya madini yari yarahindutse uturiba two kunyweraho no kuriraho, ntabwo yari amadini ajyana abantu hehe mu ijuru. Niyo mpamvu akomeza gukatakata, anaguhamagara ngo uri mu rugo nze ngusengere, cyangwa se ngwino nabonye iki ngusengere, kugira ngo areko yabona icyo kurya. Urumva yari amenshi, yari amadini yubakiye kunda. Kunda kuko burya adaturisha hasigara amadini. Simpamya ko kubona umupasiteri byakorohera, kuko yavuga ati se niba adatura nzarya iki, akirengagiza ko nakorera Imana neza rya turo rizaza ryikubye. Yes, urakoze cyane. Niyo mpamvu rero ntibakeneye kujya mu ngo z'abandi, mu madini y'abandi, kuko nageraho ntari buhabone ijambo. Kandi nuzi iwanjye cyangwa nazya kwatewe aramubwira ngo icara hariya mbanze kwigisha, ubwo rero ntiyahaza, kandi kuko nta nkube ebyiri zibana mu gicu. Cyangwa ashobora ariko kundi Yesu yavuze ngo mbohereje abigishwa bagende bajye mu mahanga yose, ngo nawe karaba abigishwa kugenda mu mahanga yose. Umuntu wese uzi ko ari umwigishwa nyakuri naza mfashe tujye mu tubari, tujye mu dukaritsiye indaye zitegeramo, tugende tuvuge Imana, nta n'umuntu uzadufunga. Uwemera ko ari umwigisha w'ukuri, akaba kemera ko ari intumwa y'ukuri, nibaze duhaguruke tujya aho ibyaha bikorerwa, tureke kwicara aho ibyaha bitari. Kuko Bibiliya iravuga ngo turusha agaciro abamarayika kuko dukirizwa aho ibyaha bikorerwa. Igihe cyose rero tuzabwiriza ubutumwa aho ibyaha bikorerwa, uwo muntu azaba arusha agaciro n'umumarayika. Nibaze rero tujya aho ibyaha bikorerwa. Yego, urakoze cyane, Imana ikumugisha. Urakoze nawe, Yesu akugirire neza. Reka dushimire abakunzi bacu, wewe wakoze subscribe ku Mbanira Hari TV, reka nkubwire ngo Imana ikohereze umugisha. Nawe utarakora subscribe, share, comment kugira ngo kugira neza. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhe umugisha. Amen. Amen.